ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 4 umurongo wa 17 kugeza kwa 22. Luka igice cya 4 umurongo wa 17. Bibiri iravuga ngo bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo Umwuka w'Uwiteka ari muri nje, nico cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Umurongo wa 19, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriye mu imbabazi. 20. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu. Uwo ni Yesu, arakibasubiza. Aricara point. Amaze kwicara, nimwumve, abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Umurongo wa 21, nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Uyu munsi ibi byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Wasoma ku murongo wa 22, bose baramushima batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke, bati mbese uyu si mwene Yosefu? Nimusoma aya magambo dusomye muri Luka, murasanga neza nariya asomwe muri Yesaya igice cya 61. Sibyo? Niyo mpamvu hano Yesu yavuze, Bibiliya ivuze ngo bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo, ni ukuvuga ngo igice Yesu yasomye ni igice cya 61. Sibyo? Noneho igikomeye, nico gituma navuze ngo sinja muri context y'isezerano rya kera n'isezerano risha. Umuvuga butumwa wa mbere yabivuze. Ndagira ngo amaze gusoma ubwo buhanuzi, musome kuri 21, aravuga ngo nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Niki bishaka kuvuga? Ni ukuvuga ngo ibyari byarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya uyu munsi bigize gute? Biruzuye. Byuzuriye muri nde? Muri Yesu. Sava? Muvuga ngo haleluya. Nihute rero ndeke kujya muri context yindi n'ibindi byanditswe kuyihe mpamvu. Ariko Bibiliya izivuga mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 4, bikavuga ngo ibyanditswe byera byose byandikwe kugira ngo bitwigishe. Ni ukuvuga ngo niba hariho Ancien Testament, isezerano rya kera, hakaba n'isezerano rishya, biriya bintu byose byanditswemo ni ukugira ngo tuvanemo amasomo. Ni ukubera iki umwami Yesu afata ubuhanuzi bwa Yesaya mbere yuko atangira umurimo? Umukozi w'Imana yasobanuye kwiyiriza, asobanura no kutarya ko bufite itandukaniro. Mwabyumvise? Ushobora kutarya utiyirisha. Amen. Yanasobanuye no gusenga, ashaka kuvuga iyi verse dukoresha kenshi, namukurikiye pe. Noneho ndagira ngo umwami Yesu amaze kubatizwa na Yohana, umwuka mujyana mu butayu kugira ngo ageragezwe. Iminsi 40 ishize,
bya bindi bigeragezo yavuze. Noneho wagera kuri uyu murongo wa 17 umanura, niho bavuze ko Yesu yari ataratangira umurimo. Asomira ijambo, umwuka w'Uwiteka ari muri njye. Mwumve neza, kuko yansigiye kubwiriza abakeniki ubutumwa. Hari amasomo ibyanditswe byera bitwigisha. Nje nkura aha hantu. Sinjya muri theology, sinajya byenda mu gusobanura cyane mu buryo bw'abize cyangwa se Bibiliya. Ndagira ngo tu interprete cyangwa usingire why iki cyanditswe kivuga gutya. Haleluya, haleluya. Why? Isomo rya mbere nakuyemo ni iringiri, nuko ibyo dukora byose tubishobozwa n'Imana. Mwankurikiye muvuge ngo amen. Ibyo dukora byose tugira gute? Tubishobozwa n'iki? N'Imana. Mbwirira mugenzi wawe, nta kintu na kimwe wakora kubera imbaraga n'ubwenge bwawe keretse Yesu gusa, keretse Imana yonyine gusa. Turi kumwe tuvuge ngo amen. Umuhanuzi Zekariya yasobanuriye Zerubabeli, aramubwira ngo Zerubabeli, hari umusozi uri imbere yawe, ariko dore uko uzaza uvuga, si kubw'amaboko, si kubw'iki, si kubw'imbaraga, ni kubw'iki, kubw'umwuka. Hari abantu baza bagera iyo bageze, bamara kumva Imana yabagejejeyo, agatangira kwiyitirira ibyo Imana yakoze. Niba abandi batari ba Dawidi, bari bande? Noneho yamara kubona Imana yakoze, akibagirwa ko iwe ari tiyo gusa, ari inzira, ari cano, agatangira kwiyitirira ibitari bye. Ngira ngo mbabwire iki kintu, ibyo dukora byose tubishobozwa n'iki? N'Imana. Impamvu nahereye aho, ndagira ngo mwumve iri jambo. Reba, umwuka w'Uwiteka ari iki? Ari kuri. Muzamusoma mukumva Bibiliya. Umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyantumye ansigira. Yarisize cyangwa hari uwamusize? Ni ukuvuga hari amavuta yagenwe, yamushizweho kugira ngo ashobozwe. Iyo uvuga ngo wansize, bitandukanye n'uvuga ngo nisize. Uvuge ngo haleluya. Umwuka w'Imana ari kuri njye. Imana yaransigiye kubera mission runaka, mfite anointing, mfite amavuta from, kugira ngo nshobozwe iki? Ndambwira aba bantu mwese muvuge ngo amen. Hari gizangera ahantu abantu batumiye ngo pastor byo kubwiriza, bashika bagatangira gushima Imana, ishimwe umukozi w'Imana ko yatwumviye akaza akagira gutya niki. Kababwira ngo muri ibifu, nubwo ntosubiza, ariko mu mutima muzi ko muri ibifu. Umunsi umwe umukozi w'Imana yigeze kutubwira, aratwigisha, atubwira ngo umuntu nakubwira ngo wigishije twafashijwe cyane, umukozi w'Imana w'igitangaza we, ngo uzamubwira ngo wayi umuntu wa kabiri kubivuga. Atese uwa mbere ninde? Uwa mbere ni shitani, uwa kabiri bivuze ni we. Amen. Muziki za kitwica
ukuvuga ngo yatangiye kuvuga ngo mukozi w'Imana. Burya abakozi b'Imana bavuka ari bazima, bagasengerwa ari bazima iyo bahamagawe, ariko bagereye ikiza kibica niki, bicwa n'abantu. Nimwe muza mwica abakozi b'Imana mwe. Nono watangira kuvuga ngo watugiriye neza we hamwe mugisha. Iyo utari umunyabwenge ukabiyankesa, ukabihindura wewe uko bigwenda ushiramo, kurashiramo ibizakwica. Ariko nibavuga inashaka bo wa mbere stand cyangwa se nundi yaciyemo uzubigarura, kuko ntiwashoboye, wagize gute, washoboye. Bakozi b'Imana ko muranumva neza, kandi nanejejwe hano ko hariho abakozi b'Imana. Ntabwo ari cyagiterane cy'abajene gusa nzamuna bazabina, hariho hano wari wakozi b'Imana nabonye bashesha kanguhe. Mwirinde kuzaza mubika murimo ibitari byayo. Bashize bamazwe no kugenda bankesa bashira mu bibo tari byabo. Umurimo w'Imana ntabwo twebwe twumva ko bituruka kuri twe. Na Yesu arabivuga ngo kandi yari Imana, ndi hano mfite anointed, noherejwe muri mission, mfite amavuta y'akazi. Somo rya mbere mwaba mwaryumvise mukavuga ngo amen, mwakongera cyane haleluya. Nabwiye Imana ngo Mana data wa twese uri mu ijuru, uzaturinde kumera nka Herode. Herode yavuye mu rugo iwe ari umugabo w'umuyobozi muzima, usezeye umugore we n'abana be, uyobora neza mutaraga. Umwana we w'abandi yasohosiwe nta rupfu rwarira umurimo, ariko ngo agere ku gatuti baramuroga. Ngo arangize gusoma disikuru ko yarasanzwe ayisoma nk'umuyobozi, ngo bose bama bakubita ndangara ngo urushi ku kanwa, ataye baba we, noneho yamye avuga nk'Imana yo mu ijuru. Takosa yari afite iyo bakomeza kuvuga gutyo akamagu nawe nyine ngo yamayicara ku ntebe, yamanyumva ko hindutse akamara. Noneho ngira ngo Imana izihindukira gutyo kareba tese iki ni igipfu. Ahindutse iki? Imana. Iyo ni commentaire nzantekereza. Ngira ngo Imana yabaye nkiyubwira marayika ati banko manuka uje kureba uriye mugabo. Ni igipfu. None ngo ashikasanga nyine ko ari amanega. Yo ngira ngo marayika yigeze amubwira ati ese uri igipfu. Kuri ngo wahindutse Imana ya mabora. Erega ntitwicwa nuko abantu babuze, n'uburyo tuzakira. Paulo na Baranaba ngo bamare se na Baranaba harya bamaze gukiza, bamaze gukora igitangaza, bama bashinga ikigirwamana. Paulo bamwita izina ry'ikigirwamana, nundi ati twame dufuka amaturamye. Iyo bari bamenya makuru umudugudu ko wasaze, bama basohoka. Ngira ngo none niba batari bambaye inkweto bashobora kuba abanyi basohoka nizo bari bambaye gusa biruka bavuza induru ati tup 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 tup. Mucira birarura igitangaza kirabaye, turi abantu bameze nka iyo baba nk'abazamura igitugu gutya. Umwuka w'Uwiteka ari muri yadusigiye, tidushoboye tugira gute, turashoboye. Yo ni ihame rya mbere. Nimuzaza mukorera Imana, muza mumenya ngo ni ubuntu bw'Imana gusa, na amavuta y'Imana Imana yatanze. Mugarurire mwene nyiraco, sibyo? Mukunde murambe, kunde murambe. Ni kuramba iki? Kuramba mu murimo uko watangiye, kugira ngo ariko uzasaza tazatangira urumuri rugasaza urumwotsi. Somo rya mbere. Somo rya kabiri, turacyari kumwe namwe muvuga ngo haleluya. Uko murumvise n'abahaye bankurikira online, nimba mushaka kuramba.
mbibabwire nimba mushaka kora nushaka norangiriza. Abakozi b'Imana bapfiriye ku gatuti, kandi kibishe ni igiki? Baribeshe, bashaka kwicara ku ntebe itari yabo, bashaka kwita izina ritari ryabo, bashaka kwiyitirira itari byabo. Ngo erega tuzambwire ngo none hari ibintu arigenje nza ndeba umukozi w'Imana ko ahagaze ku gatuti nuko avuga nuko ahagaze nuko ahaye yigira kamubwira ngo akariro gakinaferi, kariro gakinaferi tazahinduka ikigirwamana. Kagatuti kavugirwaho Yesu aka. Amen. Amen. Kagatuti kavugirwaho Yesu. Nunashaka kwivuga uzuvuga izina ryawe kugira ngo abantu bakumenye. Ejo muri nari Nairobi ndabwiriza muri release, none ndangije umukecuru umwe arambwira ati pastor none nutangira uzuvuga izina tukumenye suvuye ndavuga ati mukecuru sinza mbimenyera simbizi pe, ariko naje sanga atari byo. Mbona naravuze ngo ndi Ruhimbya Aroni, ndi umupastori korera muri Restoration Church, nyoboye paroisse ya Kimisagara. Byendico gusa kugira ngo noneho nibazana Kigali nibayoberwa n'izina ryanjye bavuga ngo wa mushumba wa wundi wavuze ngo ayoboye itorero rya hehe ni adresse gusa kugira ngo abantu base naho bagira gute bakomeye. Uko birahagije. Ese ibindi muzabyongeraho mwabirekea niko yeme muvuge ngo amen. Muvuge cyane ze punda ariho mbasiniya ukomeye ukori kw'Imana ari ibi. Ariko n'abandi bo niyo ndabona gushimiye ko wabenisha bukeya, ariko umukozi w'Imana azatubera umugisha si kibazo. Ariko nawe ntibikagende biguhindira ikindi kintu ngo numara nyine uzugira ngo none wabaye akamana kabo bantu warabacunguye. Pastor yavuze ngo ntaza yigisha abantu barakaye ngo mukurakara ngo guhekenya amenye kuba muri Gehenomu. Ziko yavuze ariko umukozi w'Imana mumundangira naje nzamuhobere. Nabonye yake ariko yamfashije ba. Ariko no kuri uriya mugabo ni Dr. Ndahari Isakindi. Niyo ntumva n'izina rye. Nzamuhobera Dr. Sakindi. Yavuze ibintu bikomeye. Ukuze kero kumwandakariye mutangiye guhekenya amenye ngubwo twayatumena. Nzabivuga niko umwuka yambwiye abivuga. Jobundi nari montuje numva umwuka arangaruye amwira ngo tekereza gize imyaka ingahe muri ministry, mbona ni mike ariko kandi si mike. Ambaza ufite imyaka inganite, arambaza ngo uzumva ko uri umugabo wohagara mu bagabo kuzukanja ugiye kuvuga ukuri kwazukanja kanja za shikarete. Hari abantu bazasigaye baje kuvuga ukuri bagakanja kanja za shikarete. No nimba byara nabayeho byari kera. Torero ry'Imana tuzatumenya ko Imana yaraduhamagaye, maze kuduhamagara idusigira iyo tugomba kuranda konte kuwa dusize. Sinashaka gutanga ingero kuko ntanze ingero bamwe bava ngo yavuze naka mwe. Pastor Mudarangwa ni uzubishobora yigeze kuvuga ngo ninde uzubabwira ngo muje gushiraho titiri tariyo ngo mungere yoga ningare ganje we zanitaba. Nigeze kwigisha rimwe mvuga hejuru yivuga butumwa kuntu n'impano ziza mu nzu y'Imana zigatungisha itorero ry'Imana. None mvuga umunsi umwe kuntu nasohotse buriya nje mu busore bwanje
ntabwo nagiye mu bintu byinshi ngo kandi siko nari minaniwe na university nabayemo kabanya bacu barasohotse bagiye kureba amafilime n'ibindi no neje umusore umwe wacu yari kwigisha akavuga barambo akavuga abande kabaze wowe ninde muhaye muvuga ubu naraseka aca barabatese uwo muntu ndumuzi ngo ni igihanganga umusitari muza amafilime ntabwo nigeze ndoga umutwe wanje mushire mwisho muza mubimbwira ntacyo bitwaye amen noneho ngo sohoka umunsi umwe mu nzu mpura na Lucky Dube ari maririmba muri radio sinzi wari ufite intuze maze araririmba nama numva ko ninkuko kubutaka bwarwo noneho ijwi ngaho nani ngimumva bwa mbere rasa umuntu ninda ati ni aba South Africa yavuga ngo nzasenga Imana kuzageza igihe ririya ijwi rizaririmba gospel wewe warawundi uririmba yaza kubitana umutwe n'ingingo zose n'umubiri ariko washaka kureba mu rusengero bahaye baririmba n'uranga Imana ninzi abanebwe na energy niwe wari warasoje ryaje muri vuga ngo gukundisha icyo ukora umutima wawe ubwenge bwawe imbaraga zawe everything n'amaranga mutima zaratumye nja kumureba kuri video waririmba uko yageza girakena mureba ndavuga ngo ariko wa mugabo ndagukunda kabisa kuzutimiza kumenya umurimo uriho ariko nzagusengera n'izindi yarimbaga ntabwo zarimbi kuko yari mu bagabo banyeganyije system ya apartheid kubera music reka zirandirimbo n'inzima nazo ariko none iyo zigeze uko Imana ishobora kugucisha kwandika yagucisha mu kudirimba indirimbo zitanga morale zisenya ikibi zigira gutesava ariko none iyo zinjiye mu ijambo ry'Imana zigira power iteye ubwoba ndavuga ngo uzinjize muri izo kubita mu neno la Mungu azo umunsi umwe sohotse numva kandi ngo bacishe indirimbo noneho umufururizo ese uyu mugabo noneho ko banywa bamuririmbisha baravuga ngo bamurashe ndababa avuga ariko kweko ari kiremwa muntu kiziza ubusa karengane mugabo wakoze byinshi nibyo ariko none ndavuga ya cyakintu namusengera kandi yakageze ndavuga ngo uriya mugabo arambabaza ubwo nari kunyura life abanyamakuru ngo baje gusohora bamamandika ngo Pastor Ruhimbya Aaron ngo yababajwe n'urupfu ngo rwa Lucky Dube none yavuga inje bari mu rusengero niyo titre bari guhereza narabivuze nibyo kandi narababaye niyo titre iyambe nibwo butumwa bwari bugenderewe ariko abantu bazabantanga mwebwe muza mwitonda muvuga ngo haleluya mwongere cyane haleluya none reka mbivugire kuri aka gatuti inza mbona abanyabuntu bakagenda bakazana verse imwe nabandi benshi abakozi b'Imana ariko nanje mba muri abo bazabazana bagakubitaho verse imwe ngo pasteri ngo azasobanura neza ngo inyigisho z'ubuntu arega narasetse umunsi umwe ndavuga ariko niko uzaza ugenda ufata akanyuguta message y'isaha yose utaza hikomoka naho igifata kantu kamwe impamvu navuze ibi nukugira ngo nize kuzamvuga in general kubera ko iyo uri mu gutanga ijambo ry'Imana hari bazabagira ngo none wa rimwe nigeze kubwiriza umuntu umwe yamazana anshiraha ashirundaha atangira gusana kitwabwirije igihe kimwe umukozi w'Imana yibwirije iyo ngiyo hashize nk'umwaka naje mbwirije cy'umwuka naraye nsenze ku cyumweru mu wa gatandatu yambaye bamabaza ninde wabwiye ko bihuye ariko ikiri rusanga ni ijambo rivuga ngo igihe cyose uzazuba wakoze uzumenya neza ko hari imbaraga zigushoboza urashobojwe waba uri umuririmbyi waba uri ushumba waba ari ijambo ry'Imana wigisha yaba ari ikintu cyose waba unabyina neza ukabona umuntu arihannye uzuvuga ngo Imana data igarurirwa iki icubahiro kuko n'Imana yabigusigiye
igusiguruye ikagusigurura we wogira umwera abantu bose bokuruka. Amen. Amen. Ni Imana gusa. Icyo cinjiye mubarikiwe. Icya kabiri tuvana muri iri somo ni iki ngiki. Imana yidusize ntidusiga ku bwacu, idusiga ku bw'abandi kugira ngo duhinduke igisubizo. Imana iyo yagusize, Imana ikaguhereza ibikenewe byo, nukugira ngo ube igisubizo ku bandi, pana wewe banza ukore mission y'Imana, kuko icyo Imana yagusigiye si ukugira ngo wewe ugire inyungu vanamo gusa, ngo ucuruze anointed, ngo ucuruze amavuta. No, amavuta Imana yaguhaye nayo kuba igisubizo ku bandi. Turi kumwe? Ntabwo Imana iguhamagarira wowe, iguhamagarira kuba igisubizo. Hari abantu Imana yo mu ijuru iziboneka bita abantu gisubizo, homme réponse. Ndashaka kubabaza, iyo usomye kino gice, turacyari kumwe namwe bakoze b'Imana, iyo usomye iki gice bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nje, nico cyatumye ansigira kugira ngo, which purpose? Kubera ihe ntego? Nukugira ngo mbwirize abakene, ngira icyo mfite gitabara abakene. Icya kabiri ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe, nje ku mbohe nzihumurize, nzibwire ko zibohorwa. Nukuvuga ngo ayo mavuta, izo mbaraga, ibyo byose nukugana abandi. Tumupe Bwana utukufu. Tubereyeho kubera umugishiki abandi. Nubona ministry yawe ntigira ikihindura mu bigukikije, uzamenye ko ari wowe uhaye wisuka mu guzo, kandi ntabwo ari bwo bushake bw'Imana. Yesu tisizwe kubwe ngo baza bagenda bakoma amashyi, umugabo usizwe cyane, asizwe amavuta, kandi nta muntu muzakomere mwese, nta muntu uzagira amavuta nkayo Yesu yageze. Ntawe. Buriya mugabo yanavuze ngo gusenga cyane n'ibindi, mureke muzarebe n'igihe Yesu yasengaga yiherereye, kuko ngo yirwaga ku musozi wa yabwiriza agataha ku musozi wa Elayono. Ninde wigeze kubona muri public Yesu asenga cyane? Yesu ntiyageze asenga muri public, yageze asenga hihereye, yagera muri public agatanga order, yageze ategeka gusa. Kubera iki? Ya mavuta muriho yageze yinjira mu iteraniro gutya gusa, yinjira amavuta. Ninde muri mwebwe ba bishop na archbishop n'aba reverend n'aba pastor n'abavuga batumwa n'abaririmbyi mwebwe wagira ayo mavuta? Yesu yageze yinjira akandagira gutya ngo mu iteraniro, abadayimoni bakama batangira kuvuza induru ngo kuje kutwica igihe kitaragara, akabura ngo ninde bababwiye ngo muje kuvuga igihe canje cyo kumenyekana kitaragara? Uriya wuze ngo wari winjira hano kandi agahe abadayimoni bakagenda bavugiriza induru, wewe ayo mavuta wari wayagera, maze wagira tugera ahangaha ukamutangira gusa. Areka nzande abaririmbyi hano n'abandi, reka nivugire mwebwe ndeke bamuzeye batandera imijugujuko, watangira kuvuga gutya, wagira ngo ube nk'umukoraho gutya akazama guhagurukana. Oya kambabwira iki, ndaje kubigeraho. Imana Yesu yari afite amavuta ariko yasigiwe abandi, ariko muzarebe dufite ikibazo. Amavuta
imana yaduhaye arorohe. Cya gatatu, masaha yanje ndabona yihuta, turacyajyanye muvuge ngo ame. Ibyo ni ibintu bibiri twigira kuri Yesu. Cya gatatu, isomo rindi nizi nuko Yesu avuga ibyo yakoze imyaka 3, arangije gukora imyaka 3 asubira mu ijuru. Asubira mu ijuru. Bamwe bavuga ngo 3, abandi 3 n'igice, asubira mu ijuru. Maze mbere y'uko agenda asenga isengesho mu gice cya 17. Ikintu kiza kintangaza uyu mugabo Yesu, iyo ngiye kwiga hejuru y'amasengesho nzamutindaho cyane. Ibihe bikomeye bya Yesu byose byinshi byageza bitangizwa n'amasengesho cyangwa bigasozwa n'amasengesho. Aje gutangira ministry iminsi 40 yari iherereye. Icyo yaganiraga na Mwuka Wera, Mwuka yamujyanyeyo ageragezwa n'ibindi, aratangira ngo aje gutora basigarana umurimo 12. Agira ijoro ryose amasaha 12 ari masenga. Sibyo sena ngo aje Getsemani muri finale, kuko hano tuvuga ngo avuye mu butayu ku gice cya 13, gice cya 4:13 ngo Satani amutega ikindi gihe. Umunsi yamugaragazaga byabigeragezo pastor yavuze docteur, noneho amutega ikindi gihe mu murongo wa 13. Ikindi gihe yamuteze cyari he Igorogota, kuko yari muri finale. Nubundi match yose igira mita 2 45 ya mbere yamurwanije mu ijambo, aho Adamu wa mbere yatsindiwe, Adamu wa kabiri, le dernier Adam et le second homme batsindira mu ijambo. Yari mita ya mbere 45, yinjira muri mita ya kabiri, iya nyuma ari finale Igorogota, aho yavuze ngo byose birarangiye. Mureke mbabwire iki kintu, Yesu muri etape igikorwa cya gatatu cyari gikomeye kimwinjiza muri finale, yagijanye he Getsemani mbere yuko atangira ibindi byose mu masengesho. Nibwo yabwiye abigishwa ngo nimukangukire mu maso, kubera ko nahawe imbaraga zo gutsinda. Yesu mbere yuko asubira mu ijuru, umurage yasize ukomeye n'amasengesho. Ku gice cya 17 ngo ndasengera abangaba, ndasengera n'abandi bazanizera babwirijwe ubutumwa nabo, ubarindire muri iyi si. Imurago ukomeye iri sengesho Yesu yasize n'uburira cyahinda, nibyo riduproteje muri iyi si. Muri iri sengesho mu myaka 3 amaze gusubirayo, harimo ingingo ya 3 y'isomo nakuyemo rivuga ngo uko wantumye mu isi nanje niko nabatumye hehe mu isi. Nukuvuga ngo waransize urangije kunsiga, sibyo? Ndaza kubw'abakene, kubw'imbohe, kubw'ababaye ngo mbazanire ihumure, kubwa restauration y'abantu basenyutse, ndakora soje umurimo. Ndavuga ngo byose bigize gute birarangiye. Kurya wantu harya mvuye niko mfashe aba nanje ngize gute ndabatumye muri yisi, mbashize muri wa mwanya. Nukuvuga ngo turi muri wa mwanya wande wa Yesu. Mbwirira mugenzi wawe, turi muri wa mwanya wande wa Yesu neza, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uzabemera nije wazabagize gute, uzabemeye. Turi ba ambassadeur n'abantu bahagaze neza kandi turepresenta ijuru neza. Niba Yesu yarasizwe, ibyo yakoze byose akabishobozwa niyamusize, akaba yarasigiwe abandi, yarangiza akadufata akadushira muri wa mwanya. Isomo rya 3, isomo rya 4 tuvanamo tugomba kumenya nuko la même mission, irya mission, irya ya yindi Yesu yaha akaba ariyo duhabwa, ifite la même provision. Kambivuge mu zindi ndi, nukuvuga ngo niba twarahagaze mu mwanya wa Yesu, Yesu akavuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje yasigiye, sibyo? Agakora agasoza akadusiga harya. Nukuvuga ngo amavuta ya Yesu ajanye na mishimana yamuhaye, ari byo bimushoboza, ariyo provision Imana yashize muri we, cyangwa se ubutunzi Imana yashize muri we. Ni uburenganzira bwacu kubitunga ari amavuta.
amen. mu mwana wumvise ni ukuvuga ngo inshingano yari afite nimba arizo twahawe muri wa mwanya ni ukuvuga ngo iby'Imana yageneye Yesu kugira ngo asohoze uwo murimo kuri iyi ntiyobye imitorero. Ubugari no gukomera nuko bingana ni bimwe kuko mission irasaba iki? Provision. Iyo nohereje muri mission imwe kamubwira ngo wewe uragenda muri iki gihugu, ordre de mission bakayiguha, bagena nibijyanye niyo ordre. Nimba ari kimwe ni ukuvuga ngo bagomba kubagenera ibingana kugira ngo musohoze iyo mission. Ordre de mission ya Yesu yarayihawe, ni ukuvuga ngo na frais de mission nazo zigomba kungana zijyanye na ordre de mission. Amen. Mbwirira mugenzi wawe ngo uri à la hauteur cyangwa se uri mu rwego rwo gushobora icyo Imana yaguhamagariye neza, atari kuvuga ngo urashoboye, ariko urashobozwa parce que iyo mission wahawe n'Imana igomba kungana n'iby'Imana yaguhaye. Haleluya. Niyo mpamvu uzumenya ntukaze wibaza ibya frais de mission, uzubanza umenye wibaze ngo ese ordre de mission mfite niyo nitwaje cyangwa nafashe abandi. Nzambwira abantu muri ubu buryo umwuka yarabinigishije ikisigaye cica abantu muri zira ministere kwa eshanu apostle zibyo evangeliste mbivuge pastor prophète docteur umwigisha ministere zira za kwa eshanu. Nutera intambwe ugakandagira muri ministry itari yawe uzapfa parce que Imana ikohereje ahantu izi guhereza n'ubudahangarwa bwaho cyitwa immunité. Muzarebe iyo bakohereje muri mission ukaja mu gihugu kirwara malaria, bazabanza kubaza ngo mbere y'uko utega urukingo rw'iki rwa malaria, sibyo? Kuko zone barayika. Ariko se iyo harimo ahandi niyenda sivyo harimo korera cyangwa izindi ndwara cyangwa iki, bagutera urukingo rwa nuhindura ukaja muri zone tatumwemo utafite urukingo rwaho uzapfa. Niyo mpamvu muza mubona umuntu yarahamagawe ari evangeliste akisanga yabaye umushumba, yatangira kwicara hakora cure d'âme kuko umushumba agira umutima baza basukamwe amabanga yose ibizima n'ibipfuye, akakira abagabo n'abagore n'ibindi. Yatangira kumubwira amabanga y'ubuzima yose kugira ngo akire, akamatangira kuzana za deliverance ngo kandi ndakudelivera ngo imyenda yose ngo ngusiga amavuta umubiri wose yapfuye igifu capfuye kwerekana si umushumba uriya ni kera umutima umushumba azatega amatwi ntakindukiza kimunyiganye niyo wavuga ikintu cyari cyo kuko ni buri zone yose ifite ubudahangarwa, ifite vaccine yawe. Abavuga butumwa Imana izibarinda urukingo rwa urugeye bwibona. Oya muzarebe hari umuntu bazapfa kuvuga kabiri gutyo kaza bamusanga karama n'ingende gahinduka gasigara genda wewe warakingiwe hari urukingo ugira we. Imana yashize muri cyo gukiranukira gusa, ariko ikoze bibi ubu wabihemukiye ugahemukira n'uruzaro rwawe. Nimukiranukira Imana mutanga umugisha nyawo. Haleluya, haleluya. Imana rero yadushize mu mwanya icya gatanu soze, ariko mvuga ingingo nkazingahe musoze. Niba Imana yaraje Yesu yasize Yesu akagenda yarangiza akadusiga mu mwanya wiwe, ni ukuvuga ngo iyo mission irareklama. Icyo ni isomo rya kane rero. Oya rya kane niryo navuze. Dufite iyo mission na provision bigomba kungana. Isomo rya gatanu icyo dusabwa gusa suko twebwe twikururira ibyo mission ituriho niyikurura ibikenewe kugira ngo dushobore. Icyo dusabwa
imana itadukorera ni ukurinda ko gusigwa. nawe iyo imana yaguhaye inshingano iguha amavuta, iguha uburyo bikora, ariko kubirinda ngo birambe ni amahitamo yacu. Imana yahaye Adamu na Eva ibaheza Edeni nziza, abagabo babakire babayeho, nta muntu numwe uzagira ubukire n'aba ba miliyarderi ba mbere bava ngo ni umutunzi wa mbere ku isi ushobora kubaka inzu hatuye ngo ashiremo za jaride zisa no muri Edeni mu butura Imana yari yahaye Adamu na Eva. Never. Habagamo inyoni z'uburyo bwose, ibiti by'uburyo bwose, hakabamo intare n'inyamaswa zose. Ninde muntu mwari mwabona wabaye mukire uwo fata zira nyamaswa zose ziba mu ishamba n'izindi akazizishira muri ntuze yiwatembera ntawe ndugubibona zajari ngo imigezi yatembaga izahabu n'ifeza. Ninde muntu wari watembesha za piscine zitemba amazahabu n'ifeza we arubamo? Ariko Imana yazanye Adamu na Eva imuterekaho iramubwira ngo uhaye gift, ariko iramubwira uhinge kandi urinde. Inshingano kurinda nitwe nicyo kitwishe. Mbwirira mugenzi wawe, inshingano Imana yaguhaye nibishobora gusohoza izo nshingano. Yarabiguhaye amavuta, umwuka, uburyo bwose birahari, ariko mumbwirire ngo ni wewe bireba kugira ngo birinde. Mumbwirire ni wewe bireba kugira ngo ugira gute ubirinde wowe, ubirinde wowe. Sema haleluya. Ni wewe bisaba kugira ngo ubirinde wowe, ubirinde. Ntaco Imana izitwima neva, saba ngo ubirinde. Ngintwaro yose yacuriye kuturwanya ntaco izadutwara. Si wowe uzayikubita hasi, hagarara neza gusa maze Imana izikura amenyo ibishaka kukurya byose, ariko nutakaza amavuta utakufa. Umunsi Baraki ahamagara Balamu ngo naje kuvuma Israheli yari ryamiye mu kibaya itahaye ikijani ntiyari kumenya ibihaye biba. Balamu na Baraki bakamara imisozi bagasimukiriya bakagarukanga murakishwa bagiye kuvuma ngo bavuma ngo muzapfe ntimuzagire iyo muzagera. Bagira gucya Balamu agahumugisha ngo amare Baraka atari kwasha wa mugabo naguhamagaye ngo uvume none kurabahesha umugisha none ramubwira aterega yewe sinje uhaye uba Imana yarawubahaye jewe sinagira gute sinawukura. Umva ico yavuze ngo buriya bwoko nabwitegereje nta bupfumu nta kuragura nta kepfo ka ruguru n'ubwoko butuye hehe ukwabo bakiri hariya haba naho wagira gute barinze isezerano ngo uzabahesha umugisha azahabwa, uzabavuma azavuma. None kubera ko babirinze atari koreka ngo kugira ngo batakaze ubudahangara, nuko nibatarinda batakufa bateza abakobwa babo abakobwa babo ubakoresha nibinjiramo bakabira uko bateye n'ingendo zabo n'ibindi bakagira babasambanya fini bazaba batakaje ubudahangara. Tuzabavuma tubashobora. Reka ngubwire iki kintu, umunsi uzatatira protection y'amavuta Imana yagushizemo akanyegeri kazagukanga wikubite hasi wowe, kandi intare zagaza ziguturuka imbere zigahunga utaravuga. Ko murumva neza? Sema haleluya. Tugomba kurinda anointed, ayo mavuta Imana yaduhaye turiho, ubwo budahangarwa buturiho nta muntu wabonyeganyeza tawe. Sema haleluya. Tawe numwe tawe. Mbabwiza ukuri mwise umutima munda mwabakozi b'Imana mwe. Ndawereye ndamera gutya ariko abandi bageze nje simfite itorero ryize nyamanza simama pale. Nimba ari Imana yakubwiye ngo icaraho shinga ivi utegerereza Imana yagushize urinde gusa amavuta kurera bitwara imyaka n'ibindi. Gukora ku Imana kuza kuba mu isegonda tibiza bitwara imyaka. Ngo wa mugabo Samari maze kugira inzara baraje ati bare basigaye barya abana umwami yumva bahe baburana. Noneho nyuma yaho Elisa arababwira ngo mumuzanire wa mugabo witwa ngo n'umukozi w'Imana abantu bakabasigaye barya abana n'ibindi. Baramubwira ngo isaha nk'iyi ngiyi iki niki kizaba kigura amafaranga. Ngo aravuga ati haba naho Imana yakwingira ijuru atuzabibonesha amaso tuzabiki.
murumva ibyari pratiquement impossible. Mu ijoro rimwe bukaye byabaye, maze ngo muri iryo joro Imana ikubitamwe ababembe batagira ibirenge. Ariko negera Imana giratangaye ati nanone twapfuye turakanyawe, reka tuje mu babisha nitumara kugerayo batwice nanone kandi batugirira imbabazi turarya. Ababembe bagira igitekerezo, Imana ikoresha ibitangaza igitekerezo yashize mu muntu. Ariko uzugira ngo umunsi izagutabara inkuba zizakubitekerezo hejuru, izazana idea ndo, maze ngo baba izira ngo bumve ibirenge byaba ngo bakaza bumva ni kuko kubisi ngo ni kuko kw'amagare n'amafaraje bariruka ngabarahonga ngo buje guca bageze ngo batangiye kurya. Barariye mu ijoro ngo buca ati ko duhaza abandi ati musubire kuzana inkuru nziza. Basubiye ati abaduyi zagiye basize bitabarika. Aho umunsi Imana ija gutabarana Mordekai yakoresheje iki? Ngo mwama buri bitose kubura ibitose gusa, ngo ni musobe ibitabo z'amateka. Mordekai aburira umwami, ngo amaze kumuburira ngo umwami akira kudeta ati hagarara subiramo. Mordekai aburira umwami ati musubiremo, ati uwo mugabo ari ataha kwirembo. Ugwirembo bo burakeye agana neza ntanga muvuge ngo haleluya. Reka nkubwire wewe amavuta yawe yarinde, Mungu atafanya kazi, ariko tugomba kuyarinda. Kugira ngo tuyarinde, soma ibintu nka bitanu gusa ndangiza, cyangwa se bingahe. Icambere kugira ngo urinde anointed nukugira ico nakwita discipline spiritual. Kugira spiritual, kugira discipline spiritual, cyangwa se ukagira amahame yo mu mwuka. Discipline igize gute? Anointed, amavuta y'Imana akomeza kubaho kubera connection, kubera gucomeka. Ntituyagira. Yesu aravuga ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami. Gira discipline ya prayer na meditation. Birya umukozi w'Imana yavuze ngo gusenga musenga ubudasiba. Ni mu abantu umukozi w'Imana akonectinga n'ijuru apana every day. Navuga ko buri segonde ubuzima, amasengesho n'ubuzima. Turi kumwe? Icyo ni ikintu gikomeye kiza kimainteninga kigafata icyo twita amavuta y'Imana. Niyo mpamvu Yesu iki kintu cy'ubusabane n'Imana ngo buri joro yahoraga akaja gusharja. Iri ni ibanga rikomeye, kandi ugomba kuba uri connected n'ijuru n'imbaraga z'ubumana buri joro. Amen. Ariko abakristo, abashumba benshi n'abakristo benshi aramwe nasigaye nganira nkambwira ngo twasengeye ibiryo ngo ariko ngo twabisengeye kera. Hari babandi baza ngo Mana ngo tuze on the jamais dushobora kurangiza ngo bane natwe ngo rese n'iri joro ryose uko yose bakasengera bari ku meza. Tekereza nawe uwo muntu yakonectinze n'ijuru gute? Prayer. Bwira mugenzi wawe zashuguri busy gabanya ubu busy, fata time yo gutindana n'Imana, niho uzashobozwa byose. Cyo ni cyambere. Cyakabiri kugira ngo protecting anointed, urugero rwa Yesu niko yarameze. Cyakabiri nukugira ubuzima, sinzi indangagaciro z'imyitwarire yawe, ubuzima, life ethical. Nuko ubuzima bwawe bukabisengesha, kirinda kwandavura. Indwara iza yica amavuta n'icyaha. Virusi mbi. Gira amasengesho, gira ubusabane n'Imana, ariko muri cyo gihe ugize ubusabane n'Imana, gira ubuzima bwejejwe, ubuzima busaniki n'Imana. Hari abantu, nicyo gituma inyigisho z'ubuntu zimaze kwica abantu. Buriya Satani ni virusi yazanye yo kwica abantu. Nkubwiza ukuri, umunsi ubuzima bwawe uzapfa kuburekura ngo bwitware uko bushaka, uzatakaza icyo Imana igushakaho.
Umunanumva neza? Muvuge ngo haleluya. Ugomba kugira indangagaciro za gikristo. Umukozi w'Imana arangwa no kuba udahemuka, ufite indangagaciro nzima. Igaruka rero ko bajene mbabwira ukuri, impano ni imbuto. Impano ziri ahantu hatari imbuto z'umwuka wera ni nk'icuma kirangurura. Ariko dusigaye dukangwa n'impano gusa, tugatinya karakter. Nzambwira abakristo, muzamubona umuntu yaje rimwe, umuntu umwe yaraje iwacu mu rusengero akavuga ngo katika jina la Yesu, bose bakama bagenda bakagwa. None nduhambwira protocol. None protocol igura ngo abantu badasubira bagakubita agatwe hasi bakabaturuka inyuma. Bagenda gushya bakama babaza nabo bakama babafata bakama babajyana nabo bakagwa kwiri, ariko nibura bakaramira ubuzima. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, noneho simbe ngisenga napfa kwinjira hari yese. Uyu muntu ko twazanye ibibazo, ubagiye gutera za accident. N'uyu natikubita hasi wabanga bahe bafata bishwe n'umuro. Mana yo mwiro tabara Afrika ko turashize. Ni ukuri kw'Imana. Ariko yatangira gutya, nje sinje mu mwuka nkamamba amaso. Kama nkanura gusa impungenge, Mana yo mwiro tabara. Ndari kwiza imbaraga. Maze urusengero ruruzura wa. Abantu bakama bakubita hariya bakarenga, abo ntageza mbona njewe pastor n'abagenzi banje dukorana. Hari abantu ngo bazanywe nuko abantu bahebagwa ukajyana umuyaga ukamukubitiriye bagaguri. Ntareka abakristo babaye. Ariko si gitangaza, impano ashobora kuba ifite izikurura abantu ikakangana cyane, ariko si Imana itonaho iyo udafite imbuto z'umwuka karakter. Never. Nyuma aho twaje gukurikirana muri babandi bariko bagwa ngo bagere iyo yaracumbitse na hehe uzi byabaye, bagasanga amacupa yuzuye hariya, abandi bamwe yasambanye nabo, abandi yageze gute. Igitangaza nagize ubwoba kwa gutsinda abantu kwari ko kuvaye. Ushobora kuba ari impano ni Imana yitangira gutya, ariko Imana izayubaha n'umuntu ufite karakter y'Imana. Imana izimwitegereje mu ijuru ikavuga ngo ese wabonye umugaragu waje. Munano bane David je nabaye muririmbyi kera umukorari twaje muri repetition, twamara kuririmba alto, tenoro, basse, ijwi ryo gize gutya, mwaje gutangira ngo mugiye gusenga, umuhungu akaza atambutse ukuboko akaza gucumita mu mbavu z'umugobwa yabisimbije abahungu nk'abatande kugira ngo mugenzi wawe n'umwuka wamufashe wahe ko baramukira igita. Ejo mpaye mbwiriza nivugira ibintu byose. Mwebwe ni mutavaloriza ngo mushira agaciro amahame ya Holy Spirit n'abanyoye warage bosimbuka uko muzamusimbuka. Muzamuririmba ni mara gucya amashupa atakare hasi ya za warage uhaye ubuzima. Nukuvuga ngo tutandukanye n'uri muri boîte kurabyinishwa na pressure, ariko ureke ugire karakter niho indirimbo uzaririmba zizahinduriza. Amen. Yes. Protecting anointed. Chagatatu. Amavuta ararindwa. Chagatatu. Wemere kurerwa. Mentorship. Kurerwa. Kini kintu gikomeye cyane. Umuntu uzakomera agomba kugira uri hejuru y'umuprotecting. Naho umuntu wo mu muhanda gutya gusa yicwa n'ubusa. Muzareba abana bakura cyo gituma Imana yashizeho ababyeyi babarenda. Uzubwira ubugisha inama ubaza ngo siyo bigenze gukemera. Ubwira umuntu kureba igitsure ugucaha. Ariko nubaho wigenga utagira ugucaha uzaba mu makosa ntubimenye. Amen. Abakozi b'Imana benshi muziki bishe nibyo babyabindi Dr. yavuze, bagera ahantu bacumva ko ngo ntibiga bakaza baza baje kwigisha gusa ibo ntibaciga. Ndeka ngubwire haba naho wagera turageraho Satana dateriki imyambi, emera wicare wumve bagenzi bawe, kandi nihagira umuntu ukugira inama akavanga ariko iki ngiki sigaye nakitagenda neza ngo we mtoto wewe unajua mafuta yenye kwa mimi
subira inyuma utekereze uvuga ngo ariko ashobora kuba yavuze iki. Icyo gihe ufite uri hari uburere burimo. Cya gatatu, cya kane, kuza ikintu kijanye no guca bugufi, humilité. Ikindi, kuza ikintu citwa cyo gushima. Hariya twatangiye tuva ngo tidushoboye twebwe tugira gute, turashobozwa. Bigaragara gute? Nubona ibitangaza byazamutse, nugira capacité yo guca bugufi, uzuvuga ngo Mana sinje, ni wowe. Nico kizarinda iyo ibyo bitangaza komeza kuzamuka. Mana we guca bugufi. Uko ugonda komera niko wakamanutse cyane. Kubwiza ukuri, gukomera kwawe kuzaresha no kumanuka kwawe. Worohe. Ikindi, uzushima nutavuga ngo Mana we ni wewe wakoze. Iyo wikubita ugatuza ukavuga ngo zamuna bamwe bavuga ngo leo mtapata moto wa Yesu. Nakuja mimi nafika ndaje. Wewe uraje. Hari amatangaza mweje wazantera ubwoba. Hapana wewe. Imana izaza nibikunda izaduca mu musingira Imana. Humilité, ikintu cyo gushima. Icyanyuma ngira ngo ni iki cya gatanu, emera gukora, koresha aya mavuta. Navuze vuba ariko umwanya wagiye. Koresha iki ya mavuta. Ushobora gusenga nibyo, ushobora kugira ubuzima bwejejwe très bien, ushobora kugira menta ukurera akagufasha sawa, ushobora guca bugufi ukagira gute, ariko koresha ya mavuta. Turi kumwe? Kora mwitorero. Koresha ya mavuta. Niho uzaba uhawe yarinda kugira ngo akomeze yago. Reka mbere iki kintu mbaheze urugero. Gukora narya jambo rizarevuga ngo dore ibitangaza bizagendana n'abagize gute, nabizera bitafuata bikurikira. Ntabwo Imana izitanga imbaraga zo kuryamisha, izitanga imbaraga zo kugira gute, zo gukora. Kugira ngo amavuta yiyongere ntuyasaba ngo Mana yambe, urakora. Iyo bavuze ngo muzahabwa imbaraga mu mbera abagabo i Yerusalemu, i Yudeya ni Samariya kugera ku mpera y'isi, ndababaza kuribwira ngo amavuta Imana yaguha i Yerusalemu mu kadugudu niyazangana ni Yudeya, uzura ngo niyazangana ni Samariya, nezagana ku mpera y'isi. Uko bijyanye demande y'ibyo ugiye gukora izagena quantité y'ibyo Imana itanga. Ko murumva neza? Nimba ushaka gucokoza Imana, kora noneho usaba Imana ibyo ugiye gukoresha, kuko Imana izabiguha. Reka ndeke kuja muri naringiye kuva mu Korinto, ariko mbaho urugero ruto niho munumva. Umukozi w'Imana ngo yigeze gusenga, naramubonye uwo sinshaka kumuvuga izina, naramubonye. Ariko ngo iyo yarari ngo hagere hano kuri podium abarwayi baje ngo abasengere, arabasengera barakira. None ngo umwe wari ufite indwara ngo zikomeye niba n'abadayimoni n'ibindi, aravuga ngo uriya mukozi w'Imana karakora ibitangaza kabisa. Ariko ibibazo mfite muri nje ntabwo byamarwa n'imbaraga afite zingana kuri anasangiye n'abandi, zigomba kuba izanje gusa nizo zonkiza, akazinsukaho nizo zombohora abadayimoni barimo. Ati none njewe ndi reserve pagarare gushya, arangiza bariya nzamusangiwe mu nzu, nta wundi muntu uhari, mubwire ngo za mbaraga nakubonye ku gatuti wamuzinsukaho nizo zidelivura abadayimoni bandi. Araza niwe mu rugo aje kuharara, ngo amare kuharara ati mukozi wa Mana cyanzanye ngiye kukubwira amakuru, narwaye dore ukomeza abadayimoni bazangirawe. None za mbaraga nabonye hariya nanze kuzisangira n'ababantu ibihumbi, kuko zari ko zisimbuka zigafata bariya nabani, njewe zose uzunsukeho uriya mudowo ni unkisa. Ngo umukozi w'Imana aramwitegereza ati wagize neza, bakugaburire bagusasira uryame, ejo mu gitondo nzagusubiza. Ngo bavuke mu gitondo, aramubwira ngo mfite igiterane, kuko niba yari mu Rwanda akaba ati mfite igiterane Musanze izi tariki, uzagende duhurireyo. Munda tuvaga kandi nari mu giterane, nabonye imbaraga zari zirimo zisangiye ibihumbi n'ibihumbi, unsubije mu giterane ndashaka zirya njewe nje natoya, ugende humura gusa tuzahurira hari.
aranze noneho abona ntahaye yumva ntiyamenya langaje hari abakozi b'Imana bazavuga ntimwumve atereka musobanurire nabonye uyananiye tahaye no aramubwira ati mu Kristo ndatinya hano nicaye muri iyi nzu ndi umugabo w'uyu mugore na se waba ndi mutaraga ubona neza uko ningira ngo ndazana gutya sindi umuntu uri zambaraga sinzi ifite mu mufuka gutya kuko haye wibwira k'amafaranga natahanye n'ibindi atari ko zirya wari kubona inzampurira nazo hano kuri podium nizo mukazi ati burya inzampaguruka ndi mutaraga nagera ngasanga zahageze zije kunshoboza ibyo ngize gute mu kazi Imana yagize gute yampamagarira reka ndangize mbabwira iki kintu muvuge ngo haleluya iyo musomye za mpano 9 Pawulo arandika ngo mwifuza impano iruta izindi nihe mpano iruta izindi aba nibuhanuzi niyo kuvuga kundi n'urukundo se y'urukundo n'imbuto arigara noneho naje ngiye muri theology niho ndangirije muvuga ngo amen Bibiliya yo y'Igifaransa izivuga ngo mwifuza ico bita les dons les meilleurs nuko mwisome mu Gifaransa impano iruta izindi iyo basemura impano iruta izindi muri ziriya 9 ni impano ihayikora mu mwanya wayo Imana nimba ishaka ko yigaragaza mu badakishijwe kubera gukora igitangazo ugahagurutsa umurwayi ugahanura ntabwo ari impano iriyendika aho ngaho impano nyayo iruta izindi muri uwo mwanya ni impano yo guhagurutsa umurwayi kugira ngo bariya bashidikanyaga batumva babone iruta izindi muri uwo mwanya parce que ni ireponda kuri needs yiharubo niyo mpamvu mbabwira mu nyigisho za Bibiliya nazo bivuga ko umuntu ashobora gutunga ziriya mpano zose ko ari 9 zijana na circonstance urimo kuko Imana yibonye ugeze par exemple barya bafunga intuze amazu shemesha hano hari imbwa ziryana tiwo kwinjiramo Imana yagira ngo akizwe ntabwo uzaza guhanura ngo nizo bigize akamukubita hasi arwara bakavuza bikananirana akeneye akava ngo ariko mwampamagare n'aba bandi baza basenga uwa mwanya kugira ngo amenye Imana ikora igikenewe ni hese kuvuga mu ndimi no guhaguruka ngo wewe katika jina la Yesu simama kwenda nose muzamwira ngo nukubiriki Paulo na Yohana Petero na Yohana bahakurikije ca kirema cari hariya muze Prito wari ufite ubumuga iyo ni birani kwivuga wari ufite ubumuga bwo kutagenda niko niki cyatumye bamuhanuza kuko byari bikenewe ko bamuhagurutsa nta bundi butumwa bavugaga bo abantu bahise bizera ndetse ngo bashake kubafunga abatinya abayuda barambwira ngo se ntiyaragize imyaka 40 ngahari ko mutari mwana muhagurukije uyu ko murashangwa ngo si Yesu ninde wamuhagurukije rero ko yarasanzwe ari bose bouche bée dans les meilleurs none reka nkubwire rero muvuge ngo haleluya haleluya Imana ibizi byo dukeneye mu gihe tubikeneye izayiyekipa nisanga ukeneye guhanura ukererwa karuzo bikiza abandi izabikwereka nimba ari ukurondora imyuka izabikora nimba ari gukiza abarwayi bizakoreka Imana ntikenye muri ekipema iyo tugeze aha tugeze mu kazi Imana izikenera imbaraga zidufasha gusohoza umurimo niyo mpamvu kugira ngo protecting anointed tukaba umunebwe uzakora nukora Imana izagenda yongera nibyo utari ufite kugira ngo ukore umurimo ntiyokorwa n'isoni ntibuze ibishoboza umurimo birahari Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu amen 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 Mungu yu mwema Mungu yu mwema Mungu yu mwema Katonda 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 mulungi Imana iradukunda ntizirondora ku butoni ngo Aroni Michel Christine no iyo yaguhisemo
izi gusiga ukuri. Kandi icyo usabwa, rinda ayo mavuta Imana yaguhaye. Mureke dusenge. Imana wagize neza. La mondele koteleba. Talabanda. Meria la bondelebo. Uangaya. Meria la kotelebonde.